Previously on The Secret. Kandi njye mfite gahunda yo kujya kureba Saranda nkumubwire ko ari njye nabigizemo uruhare kugira ngo biriya bibe. Shaberi, iyo nibutse biriya bintu. Kanceceke. Gusa nzakwishyura. Iyo barasara. Akuze ikintu cyandakaje nkumva ndasuzuguwe cyane. Igiki? Buriya Bertin yaradusuzuguye cyane. Ni ukuvuga ko twese nyine yabonye ko turi abanyembaraga nkeya. Ko ibintu byose mba ndi gukora urabizi ko nta kintu na kimwe naguhisha. Shadere ubu nta kintu na kimwe wakora cyatuma nizera kutankunda. Nyamara aho nagutunguye wa mugabo wo kumirwa. Ndetse urabizi ko nkunda kumva abantu. Ariko nanjye hari ibintu numva nkumva birenze ibitekerezo byanjye. Nk'ibyo bya Delisa na Bertin uri kumbwira. Ntibibaho rero. Koko Sara, wowe koko n'inshuro zose naje nkutakira kumva ibintu byose rero byihishe inyuma. Basi yaba undi muntu utari wowe. Deri umugabo wavuye hano. Asura wandi bugumye gutegereza kugeza ryari tese. Ndaje winsiga mwana. Hakuze igihe yari umbwira gutya. Ubona ni gute umuhungu nkawe atinda kwambara ko. Umuhungu ni debile. Aranda turi kumwe hano. Nase ko na boyfriend mfite nibyo bituma mbonamo umuhungu. Rega nawe urabizi kuri niga mugenzi wanjye. Amaza Shaberi. Vipi man? Vipa ubwo we man. Kuba waraye kutabana tubwiye. Premba bari byumbwira aho waraye dore nkungu watumye ndaramangayitse. Singa bajya class dore nagarutse. Kandi ubona ko nta kibazo mfite. Nyine ubu ntacyo ufite ariko ejo ushobora kukigira. Ubundi se wajya umbwira aho waraye wazabura nkamenya aho ngushakira. Kutavuga man. Meze neza bro. Kubera iki? Ega man njye nawe ndi nka karaga sister ka banahise mbiba. Ushatse kuvuga iki se? Man njye nahise mbibona kana vuye byari danje. Mba rero wamujama we. Nima umushaka kuba mu mahoro utuje. Babarangiye nuko nyitaho bro. Ega ntago Niga. Man, twarakuritse uba hano. Mbabarutse azatuma tubyicuza. Jya umbabarangiye ntukajye unyitaho. Uri kumva? Yego. Harya si Birimani. Yego. Mbabarutse azakora ikintu cy'ubugoryi. Ubwira ati ukuntu umeze. Sibyo? Man, nizere ko byumvishe. Ntari bigenda. Boss, nizere ko byakugezeho. I'll be fine. Like I told you before, I won't do it again. Kuko game yo nayigurutsemo nshiduka nabaye inyamaswa.
sinzi ibintu biri kumva muri ino minsi bro. Esse mano azi ko Bertin yasereje umukobwa njyewe Bertin. Bertin umuntu aguteroje. Think about it. Buri muntu wese azi ngo Bertin n'umuntu utagira ikintu na kimwe yitaho. None byagera ku mukobwa akagera gutya akigendera. Mbega nta rukundo ngira. Bertin wundi none nsigaye mbura Delice nkatumutwe. Bro nkatumutwe. Njye Bertin n'umutwe kubera umukobwa. Bro mbwira ibintu birimo birambaho. mvuga wasoje se? Vuga mwana. Beri ntabwo wakumva ukuntu ibintu binshimishije byatari mana. Rogerekeraho. Kuko ndumva ibintu urimo uravuga nta kintu na kimwe ribuze kumfasha. Banza wumva nta kintu na kimwe nshaka kumva Roger. Mbabarira rwose uceceke urekera aho ngaho pe. Bertin nushaka ntubyumve. Gusa njye kinshimishije ni iki ngiki. Nuko byibuze naho hari umuntu usigaye ubura mu buzima bwawe. Byibuze naho gahangayika bigezaho. Nonse ubugishimishije ni iki aho ngaho? Bertin mani bigaragara yuko Bertin wazo uvuga kare yahindutse. Kandi that's a good thing bro. Kandi ibyo nibyo nahoze kuva cyane nifuza. Uyu Bertin ntabwo mwishimiye bro. Mani ngiye mpangayikira umukobwa. Ubu ngiye umukobwa niwe wakampangayikiye. Bro urazi? Iki? Delice yarandogesheje. Shabwo no bucucu Bertin. Dore ahubwo ikintu ukwiye gukora dore ni iki. Ikintu maze kubona cyo nuko ukunda Delice cyane. Kandi Delice nakaba gukunda. Rero gumana iyo version wanyeretse. Bundi uryoherwa n'urukundo. Ubundi muri buryo mwabwira Saranda. Saranda binabonye nta kibazo azabigira azabyumva. Kutese mva ko Saranda nta kibazo azabigiraho. urakoze akazi gakomeye. Shasara wagiye ureka koko akuzi kujya imbere y'umuntu mwisekeshwa kandi umutima wawe huzuyemo urwango. Sara ngiye mbwira ukuntu Bertin yaje ashaka uyu mukobwa yasaze. Umva yaraje noneho ambonye asa nk'umuntu kubiswe n'inkuba. Noneho ukuntu ari mezi nta kintu na kimwe nari nitaye. Ubwoba bwaramwishe umva ariruka ahita agenda. Shaderi nukuri wakoze akazi gakomeye. Dili uzi ko ubu ngubu ushobora kuba ari we mukobwa Bertin akunda cyane. Giruta ahubwo ni wasigaye yarasariye kuko bitewe n'ukuntu ngiyewe nabonye Bertin. Sha umva Deli nukuri umugambi twawugezeho. Sha intego yagezweho byo ariko hari igihe byageraga nkumva ngiye kubereka neza neza. Ariko nakibuka ukuntu umuginga yadusuzuguye. Avuga nti Deli ba wihanganyeho gato. Ariko biramuzi ibintu byose mba narakoze kugira ngo nsindire umutima wa Bertin. Deli utambwira ko wongeye inde gende risa ndyamana na Bertin. Kumwara nasaze burya. Awi iyo nsanga byarabaye nari kwita mpfa burya. Deli cyane bine kiramamagaye. Ni sawa sheri. Nari bitu nubwo ejo wanonganyije. Cyangwa nta kibazo ntekereza uko wabigenje ko nanjye ariko nabigenze. Nagiye ariko ubu ngubu ndi home to.
Sawa. Where is your phone? iri mu cyumba I guess kubera Kigiye tumaze kuvugana biga n'ingendo rw'amaganda kubura. banayisize mu cyumba abantu benshi abaneshije umutwe. So buryo nywa n'inzoga? No. Nkujya n'inzoga. Hanyuma icyo ngicyo hishasi ni giki? Ni coca. Ntango mbeshye. Ndakubeshya. Inzoga ndazinywa. Kandi we naguze? Nope, not even tried. Oh, that's good. So, ni ikihe kintu kindi naba ntazi gukora après that I should know? Baby, I do a lot of things. Nk'ibiki après? Baby, reka turekere kuvuga kuri njyewe, sibyo? Ahubwo wari umeze gute? You look beautiful today. Kandi après, mama utariho kwizerwa. Why would you say that? Reba nk'ubu ntabwo nagomba kuza hano, ariko nuko wamagaye ukambwira ngo barwaye. None dore ngusanze uri mu nzoga, gusa ubwo urumva uriho kwizerwa. Wenda nayibeshye kugira nongere nkubone. Daddy, are you sure? Sara, ubuzima mazemo iminsi nta na rimwe nigeze nishima muri njyewe. Yego nagize intege nkeya nkora ubucucu, nkunda umuntu mwakundanaga. Ibyo bibaho Deli. Yego bibaho cyane ariko ntabwo bikwiye ko ari ubucucu. Yego. Yego amakosa nayakoranye na Bertin. Ako muri kiriya gihe nawe wari ufite uruhare runini rwo gukomera biriya bintu. Ako kubera ubwirasi bwe n'ubwibone atubonamo intege nkeya. Arangije avuga ati ngo mbe ryamana n'abakobwa babiri bameze nk'abavandimwe. Ntacyo yitayeho. Bre, ubwo ko Bertin urumva yaradufasha ati? Si usara navuga gute koko. Gusa nyine harimo agasuzuguro kenshi Deli. Ako man, birambabaza iyo mbona umuhungu afashe umukobwa ari we wese. Reka tureke vuba twe twenyine. Akagenda akamufata nk'ikintu kidatekereza. Mana yanjye. Deli reka tubikore. Subwa muri sure ko Bertin azabyemera. Bre, ni ukuri kw'Imana yo mu ijuru. Ngiye kwemera mbikore. Ngiye gutuma Bertin nkunda. Nzemera nseke ntishimye. Nzamubwira ko mukunda mwanga urunuka. Nzamuhobera nseka kandi ngende gushira numva. Nzakora igishoboka byose nibinaba ngombwa. Deli ndakwinginze. Ntuzigere ukora ikosa nka ririya. Nitubona byanze ko Bertin agukunda aho kugira ngo ukore ibintu nka biriya. Basi tuzashaka izindi nzira tuzabicishamo twihorere. Muri ubwo ntabwo nzabikora. Hanyuma se reka tuvuge ko wenda Bertin agukunze bigaragaye. Ikizakurikiraho ni iki? Bre, mu by'ukuri sindi kizakurikiraho.
gusa kubera uburyo Berite mwanga urunuka sinjya niyumvisha ikintu namukorera cyamubabaza. Cyambere no kuwukunda niyo umuntu azajya amwidagaduraho, kuko kubabaza umutima w'umuntu biraryana nabyo. Ufite gahunda yo gutangira ryari se Deri? Ninshaka nzatangira ejo bre. Ngo iki? Deri ejo kandi warayivuye mu cyaro. Ubwo se urumva atahita akeka ko harimo diru cyangwa urenda ngo umugambi wacu itupfa. Sara we tuzi. Berite ndamwize iyo bigeze ku mukobwa nagatekereza neza. Kandi wibuke ko muri iyi minsi ari gushaka guhinduka. Ndabeshya bre. Yego niko ari kugenda avuga. Hanyuma se njye na Sara tuzagufasha iki? Mwebwe icyo mukora muragenda mwicecekere dukomeze dukora ibyo dukora bya buri munsi. Hagize nubagizaho inkuru yuko Delice na Berite bakundana. Ubwo ndavuga wenda byarabaye. Ni ukumubwira ko icyo kintu kitabaho bazabyumva kuko n'ubundi ibyo bintu bitabaho. Ubwo ni ukwigira nk'ayo umugambi udahari. Mwumvishe? Ubwo se ndamutse mbora nkubonye uri kumwe na Berite, icyo gihe nzakora iki? Rakara bigaragara ubundi umubita urushyi rwiza rwiza. Mwiseka mwana ngende serious cyane hano. Kuko ahangangiye ku rugamba rwo gutsindira umutima w'umuhehesi ruharwa w'umwirasi. Brengo ino hano. Ntituzongere kwemera umuhungu uwo ari we wese ko yadushwanisha cyangwa yatubariza umutima. Mana bidushoboze. Umuhungu yabuze umukunzi none yasaze. Yasaze da. None ngo bivuze ko utari buze kumwitaba. Se wavuze akantu ko kumwidagadura hose. Kibaza nuko ari gukomeze kubura hanyuma akaza kuza kureba hano. Yashaka akaza. Humura tutate tujya kukwisha ntabwo uri butubone. Ako Deri, waretse buriya Berite naza hanyuma muri kumwe nukubita rwarushyi rwiza rwo wambwiye. Kandi Sara mama nawe urumukubita koko. Se Deri siko wambwiye? Niko nakubwiye ariko nyine nawe uzashyiremo imiyaga. Ariko ushobora kuri umubita be wanjye akagondagura. Mbona Berite nta n'imikino agira ahita amondagura. Oya, cya Berite nubwo ari igihe isi ariko kigira n'akantu ko kwibana none ntabwo yagukubita. Ako tuvuga ibintu dusubira ibindi. Nkabura ejo bundi ko wanyicaje ukambwira ngo utangiye kunkeka kandi mbizi neza ko gahunda zose tubiziranye. Ega Deri, kana ifite impamvu zo kugukeka. Nose ubu ngubu buri munsi wabaga wagiye kura Berite, warangiza ukambwira ngo wabaga wagiye no kura Brenda. Deri wibeshye, ntabwo ari mu rugo wazaga. Ngaho mva ubwo se wandenganya kugukeka. Ngiye kubabwira umuntu none ajyaga kureba iyo navaga kureba Berite. Akusundi mwese mwahitamo mwibwira. Utarinze kumarira umwuka. Deri babara widukeneye. Yes. Ntabyo nakoze. Ntushaka gushaka abandi.
ni urukundo cyangwa ni ububabironi? Usanga ndabura agasohoka koko. Sharbi, I'm so sorry natinze gusohoka. Hari ibigambo byinshi. Umva ikindi nabuze ikintu na kimwe muzana na kintu nyine na kimwe kiri mu nzu. Cyokora hari urugambo rw'abakobwa. Umva nari mbikumbuye cyane. So, what's up biteze? Ndabona abavandimwe bagiye gukemura ibibazo byabo. Bariya se bo habaye iki? Harya ntabyo uzi. Nziki se Deri? Ayagoko. Ako Pedro uramuzi. Ndamuzi nyine. Shabre. Iryo abahungu ni bamwe bose barakavuna umuheto. Ako se Deri. Bashaka ko mfukama basi kugira ngo utabona uvuge. Burya umuginga ngo ni Pedro yazanye ibintu by'inkundo kuri Saranda kandi akundana na Albine. Kongo iki? Nawe unyumvire. Akuzi ko abantu batanyurwa koko. Ese ubu nka Pedro koko ni iki yagiye gushaka atarafite? Shanyemo mbona harimo n'ubucucu. Shasa uswe se nari kubyemera. Ukuntu se buriya nta n'ikibazo Albi. Uko umunsi uva hano numvise nshaka kuza kureba. Ndakora iki? Umva nyine nari ndimo kwibaza impamvu mbwiye biriya bintu byose bikancanga. Noneho njye na Delice twaje kubitekerezaho nyuma dusanga nta yindi mpamvu yatuma umbwira kuriya ukagura atari boyfriend wawe. Shasara makuru mbabarire. Hari nanjye nahise ngira umujinya wose nayifite nahise mu gutura ope. Menya uko rero namubonye hafi. Ukuntu se buriya wahise untera ubwoba? Sara Paul ni ukuri. Hara nyine nanjye nahise nanjye gutekereza ukuntu ari maze iminsi nza ntakira. N'ibintu natekerezaga ngo afite agakobwa nsanga ako gakobwa ari wowe. Umukobwa, apana agakobwa. Ego nyine Sara nibyo ngibyo gusa nyine nuko aribyo byari bindi mu mutwe. Gusa Sara ni ukuri mbabarire niba narakubabaje pe. Ntabwo nanjye nari nabigambiriye. Nawe uriya muginga ngo ni Pedro ndi gushaka ikintu cyazamubabaza pe kikamurya neza. Pedro tugomba tumukora akantu. Keretse niba wowe ukimukunda. Hari ninshaka imbenye mukunzi. Ariko ndashaka kumwigisha isomo mu buzima. Abahungu ba Pedro bagomba bahane. Pedro tugomba kumukora akantu ku buryo n'ubutana ajya gukora ikosa nk'iri umutima uzabanza ukamurya. Niba mushaka kuba mu mahoro utuje ndabarangiye ntukajya unyitaho bro. Ariko ntabwo Sorry kadore kuri ako kantu ariko ntabwo buri wese azi ngo Berta ni umuntu utagira ikintu na kimwe yitaho. Noneho byagera ku mukobwa nyine akikomereza. Mbega nta rukundo ngira. ahubwo noneho ucishije make. Cyangwa se ko yatubariza umutima. Ko yadushwanisha cyangwa yatubariza umutima. Mana bidushoboze.